Impano Gudu urwiza filme turabasuhuje bakunzi bacano urwiza filme by'umwihariko bakunzi ba Vestina dusingiza Imana mpano ndabishimiye ndabakunda uyu munsi naje nagarutse ndashaka tuganira ikiganiro cyitwa iby'isi byose biraremera. Iby'isi byose biraremera nta kintu cyoroshye muri byo. Iyo uri inzobe akenshi yutagize urugamba rw'abakwirukaho ugira urugamba rw'abavuga yuko witukuje ntibiremereye. Iyo uri urukara bavuga ko ugira umwanda cyangwa usa nabi biraremera. Iyo wateye imbere iyo wazamutse uhita ugira abanzi benshi kuko ugira abantu bagusaba abakwitwererezaho benshi abashaka mu muryango ukora iki bakakugiraho imigabo myinshi. Ibyo rero nabyo biba biremereye kubera yuko abaguhanze amaso bategereje ko igisubizo cyabo kiri buboneke kuri wowe baba benshi. Iyo utabagereye ku ngingo rero y'ibyo bagukeneyeho uhita ugwiza abanzi. Hakaba aribo bavamo abantu bakugambanira, hakaba harimo abantu bavamo abantu bagusebya, hakaba harimo abantu bakuvuga baguharabika. Rero iby'isi byose biraremera. Nkabwira wowe unyumva ngo iyi si uyu mubumbe turiho ni urubangikane, icyiza n'ikibi kirasimburana. None iyo uri guterera tuvuge iyo uri guterera ubu uri nyine mu kibazo ejo ushobora kugera ahatambika. Iyo uri gutambika uguwe neza nta mwana uri mu bitaro, nta muntu uri midene, nta urwaje mfa uba wumva nyiri umeze neza, uba wumva ukomeye. Mu nama uhabwa ijambo, mu bukwe uratumirwa, mu nama y'ubukwe urunyambere. Abakobwa bagiye gushyingirwa nta wundi bari gushaka ni uriya niwe uzambera marene kuko nyine uri gutambika. Iyo ugeze rero aho uri kuzamuka ugira abanzi benshi. Na wa wundi mwakundanaga nyeka ko yo wacitse ukuguru bagahita bavuga yuko bakwandikiye kujya muri CHK cyangwa muri wa Faisal bagenda batya bagenza umugongo. Icyumweru kimwe baragusura bakajya n'ibihe nyine. Iyo babonye bigeze aho washyize inzu ku isoko, bageze wagurishije inka ziri mu biraro ukabona ziragiye, ejo ugashyira inzu ku isoko, umva niyo uhamagaye ukoresheje telefone ahita agukupa ukagira ngo numero composé beyabi icyariroma la telefone beta ugahita uvuga ati ntayiriho, ukaza kongera ngo noneho ubwo nyine aba yahise agushyiraho akantu, yashyiraho akadede cyangwa akagushyira burakariste nyine ngo ikaguruka. Rero isi ni rubangikanye. Uyu munsi niba uzi ko ufite ijambo uguwe neza ejo bishobora guhinduka. Kugira ngo tube mu isi tugomba kwiyoroshya kugerageza nubwo bidashoboka. Paulo yaravuze ngo njya gukora ibyiza ibi bikananga imbere, ariko twakagombye kugerageza tukabana n'abantu bose amahoro. Uyu munsi impundu zatuvugiraho ejo induru zikatuvugiraho. Uyu munsi induru yawe iri kukuvugiraho wabaye icyo n'iki, wabaye icyo ntazi, umuntu wese warobeze ariko ejo akaba ari ukugarukira. Gusa biba byiza y'ibintu byose harimo kwicisha bugufi, kandi ikibazo cyose kikakubaho atari wowe ukikururiye utagifitemo uruhare. Yengeza aha rero mba numva nenda kwinjira mu buhamya ariko arigenza abaho ubuhamya. Murakoze cyane ndabakunda. Iyi si ni urubangikane, iby'isi byose biraremereye. Ubukire buraremera, ubukene buraremera kurushaho, uburwayi buraremera, kubyara biraremera, no gupfusha biraremera, kubura urubyaro biraremera, no kurubona ari igihe urubona ukajya wirigurizwa nabyo. Kuba mu isi no gufata igihe mu ntambara, ariko byose tubashishwa byose na Kristo uduha imbaraga kuba mu isi twiyoroheje tugerageza kubana n'abantu bose amahoro. Igihe tuguwe neza ntitukajye twishyira hejuru, n'igihe tuguwe nabi ntitukajye dutuka Imana kuko niyigena ibihe. Murakoze.